Nasuhuza buri muntu wese umurikiranye kuri channel yitwa Kanyange TV, nimusaba gukora subscribe, like, comment and share. Tugiye kuvuga amakuru yerekeranye n'imyidagaduro. Abantu mwese mumaze gukora subscribe ndabashimiye, Imana nibaha umugisha kandi ndabakunda cyane. Uyu munsi ngiye gukora ku bintu byerekeranye n'imyidagaduro. Amakuru ari kuvuga mu myidagaduro niyo tugiye kugira gute kurebera hamwe, ubundi twikomereze twimerere neza rwose. Dukorera ibyo bita amafaranga. Ndabasaba kuri subscribe mumfashe, abafite YouTube channel munkorere subscribe, muhite mwigendeka muri comment musigamo link, nimumara gusigamo link mite nyikora mite mbaha ka sub, ibyo nakita sub back. Okay, twakomeje makuru imyidagaduro. Yago yasubiranye chaîne ye imaze iminsi yaribwe. Yago yasubiranye chaîne ye imaze urubuga rwe rwa YouTube rumaze iminsi rwaragize gute rwaribwe. Ndikumva yashibijwe. Yarigaruye umunyamakuru Tijari Kabendera yapfushije nyina. Iyi ni inkuru y'akababaro rwose ku cyamamare cyacu. Urukiko rwemeje gatanya nuko Platini atabyaranye na Olivier. Indi nkuru iri kuvugana muri Uganda. Abakobwa bazavamo Miss Uganda barwaniye mu mwiherero. King Saha yikomye igipolisi cya Uganda. Zeo Trap agiye gutaramira abanyamusanze mu bitaramo bizenguruka byiswe Stay Out. Andi nkuru iri kuvuga nuko Perezida Kagame na madamu we bakiriye abahanzi banabagabira inka. Abahanzi babagabiye inka. Umukecuru wazanye imvugo abakobwa bafite ubushyuhe yapfuye. Wa mukecuru wazanye imvugo ngo aba bakobwa bafite ubushyuhe yarapfuye. Twese n'umukeneye kuri channel namusanye nakora subscribe, Imana mu mugisha, abantu twikomeze dukore akazi kacu turebe ko YouTube ejo bundi yazaba iri kuduhemba. Mudufashe nimba urebye no video ndagusabye ngo ndufashe, ariko ugomba no gufasha umuntu ugendeye ku bikorwa akora. Nimba wishimiye ibikorwa byanjye mfasha, ukora icyo wumva wowe ntabwo gutegeka. Murakoze cyane, Imana baho umugisha.